Mbe faranga umora iki? Faranga umora iki? Ko mbona ngusanga wowe ukagenda nkakwiruka wowe ugahunga, ubona utamabariza umutima ko ubizi ko njye ngukunda ndetse kandi ko njye ngushaka, watuje ukemera tukabana kutazicuza mbizi. Mbe faranga umora iki? Ko mbona abandi bakubona batagotse ndetse badahangayitse kugera ahanjye, njye wirenza amasaha n'amasaha umara ubuhinge, nyamara ngatahira kubuhinga. Ubona utakabaye undeba nanjye nibura ukanaha nibura uyu munsi? Oya ndakwinginze, nibura urebe umuruho wanjye, nibura urebe amajoro mbyuka, nibura ureba umwanya wanjye nkoresha buri munsi, hanyuma nawe uyu munsi faranga wanyumva. Ubundi mbe faranga umora iki? Ese ubona hari icyo nakoze kugira ngo nkwereke ko ngushaka? Ariko wenda nyamara mbona utabibona. Amajoro ndara naretse n'amanywa kugira ngo mbashe nkunezeze, nyamara ukandebera ku mpinga nkaho tugeze kububana. Wiyibagije ahantu hose twacanye, ibirori byiza twanyuranyemo, urabyibagiwe ubu nanone? Ese wibagiwe ahantu hose twatemberanye njye nawe? Nako nabonaga wishimye, ibi uri kunkora ni iki? Ese twabyita urukundo cyangwa nawe ushaka kubinkora n'ubundi? Mbe faranga umora iki? Wenda se nsaba imbabazi? Ko mbona unyanga rwose, ubwo nitegura izo mbabazi waranyanze uriheza unyereka agasuzuguro birenze, waneranyije n'abandi. Uzi ko ya madeni wananye amaze kuba uruhuri? Faranga sheri, ndagusabye mbabarira ugaruke, kuko na nyir'inzu araye ari bunsohore mu nzu ubu munsi. Sibo ntabwo wagira urimwe kubera nibura ayo magambo, nibura ngo wumve imvamutima mvuganye aya magambo. Faranga, please faranga, faranga. Ubu nikubise imbere pe, nsabye imbabazi, ariko uyu munsi rwose umbabarira unyumve. Faranga umora iki? Yego waraje ndakwiharira kubera ubona nagukunze cyane, kuko numvaga kuguhomba byabara kubura inka yayo. Nari nzi ko uzishima ukaguma iwanjye tukabubana, nyamara uranga uneza abantu nkaho tutigeze tumenyana na gato. Si ubwo umora iki? Nibura se ndabeshya? Nibura se ndibeshya? Ntiwanya ndetse nizere ko uzagaruka nanone? Erega nawe waragiye urahera pe. Si ubwo nubona ko ngukeneye? Tekereza ko Kabebe agiye ku ishuri nta karamu nta n'ikayi afite uyu munsi. Tekereza ko igikoma mu rugo kitakibasha kuboneka nanone. Ese wibagije ibyo twabanyemo? Za byeri, za divayi, ya mayoga y'amoko yose twasangiraga, utekerezaga ko nabyibagirwa? Sha faranga please, wanyumvishe nibura uyu munsi noneho ndi mu mage. Ndagusabye ngwino utera agatanga utaguze unsanga, ndebe ko naseka nibura rimwe uyu munsi. Sibyo faranga? Ubundi se faranga ubundi umora iki? Mbe faranga umora iki? Rwose ndagushaka ngaruka none, ubundi ngurize ugende, ugatuma njya gusaba ubonimye, kuko ushaka kubona ndisha intare igenda umwami w'ishyamba. Ibyo ntibikabe rwose, mba ntumwamashe. Faranga oya rwose, ibyo ntabwo wabinywa, ibyo ntiwabinywa. Reka nigereze uyu munsi, nigereze amasaha 3, 4, 5, nizera ko nzongera kukubona vuba ahangaha. Faranga urabizi ko twahoze tubana, rero ntiwareka nangara, reka ncumbikire ahangaha, ariko ndagusabye ntutinde kuko ndanemerewe urabireba. Sibyo rata? Ndabizi ntiwanyanga kandi ndabizi ntiwabyanga. Mbabarire none kuko ikosa nakoze ndarizi, sinzarisubiramo ukundi. Wewe ngwino.
kandi ntuzahomba kuko I'm ready now. I need to receive you. Nicyanga mu wese ariko sinamu. Shana.